afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi, Mr. Guma. Neza. Kazi kagenze neza. Yego. Ukarayemo. Ntabwo biba byoroshye gukorana na bariya bantu ntabwo. No kuzadutumira tukaza tukakagufasha nta mpamvu yo kugira ngo uvunike wenyine sheri. Niba twarasangiye ubuzima n'ibintu tugomba kubisangira. Kereka niba wumva byakubangamira. Akazi waba ujemo se hari ikindi? Sheri ariko wabaye busy cyane. Ubwo ndi busy n'utuntu ndi kurangiza. Mvuye ku kazi narangije ndavuga ngo reka nze nturangirize hano ariko ngiye gusoza mukanya. Nabonaga amasaha yakoze. None se ko hari ibyo nagira ngo tuganireho wamfasha ukampa akanya tukaganira. Oya ntacyo twavugana. Iki kibazo cye kandi. Ntabwo ari ikibazo wenda kindi. Abana se cyangwa ni wa muturanyi wagiye kuzana avuga ngo amazi ngo yamugiriye mu rugo. Umuturanyi nta kibazo nacukuje icyobo hahandi amazi ntabwo akimugeraho nta kibazo. Ahubwo ikibazo mfite ni ikibazo cyo kudaheruka kuza mu rugo. Abana baragukumbuye nanjye mba nkukeneye. Bimeze bite? Ntiwakwaka n'agahushya ku kazi koko ngo usimbuke byibuze uturebe? Nzi si mpari kandi. Gerageza ukaza koko. Oya ariko nawe wikwiyenza ndahari. Kandi nawe abantu buri kubitaho ibintu byose biri tayari. Igihe nyine simpagije. Nawe urakenewe. Ngo abana babone uburere bakwiriye. Gerageza rwose urebe ukuntu wajya usaba urufuzo ureba abana. Ikindi kandi rega si abana bagukeneye bonyine. Nanjye ndagukeneye. Ako mana yanjye. Ubu koko sheri koko nakanya. Ako none uyu mugore ni bwo. We nushaka kumpana byibuze isaha yimwe. Ngo mpakanye byibuze tuganire. N'umwanya wose mba nafashe nkaza kukureba. Ako ntushobora gutekereza ngo reka njye kureba famille yanjye. Ureba abana bawe. Mbanze nakubwiye n'ikindi kintu utaruzi. Uzi ko kuva nabaho giyewe haguma. Sibyo? Aho navukiye. Naho nize. Urumva n'abakozi nakoresheje. N'ababo dufite n'abafite ubu munsi w'iri segonda. Uzi ko giyewe haguma. Nta muntu numwe giyewe uramenyera bigeze ahangaha. Jewe haguma ugatinya. Erega ntabwo ugahirahira. Ibi byo ntabwo ninde niba ari n'uwakuntumye niba ari n'iki sinzi kugenda nakuguriye imodoka nakuguriye inzu ibintu byose mba nabyishyuye buri kimwe cyose kibageraho. Ikibazo ufite ni ikihe gituma nta kwikorera akazi? Naje nshaka umva nkubwire wa mugore. Ntabwo naje gushaka ari amazu nizo modoka uvuga ngo waguze. Nta kintu ibyo byose. Ngewe ntinyuka ibyo byose nkabikora. Nanjye ndashaka. Ariko n'umuntu wakuntumye ahari siguze.
Yesu urashaka wiki. Ese si mari. None iyo mbonye akanya sinza. None urajya mu bigenzo, urajya nze tubane twicarane hariya. Ndashaka haguma. Nkubwiza ukuri nakwiyama incuro 100. Umbabarire cyane ibyo kumenyera ubigabanye kandi niba ari n'iki cyakuzanye reka nguhunge. Kakwa nakumiro noneho. Mani ishobora byose. Icyo koko. Naje gushaka umugabo, naje gushaka amazu. Okay. Mr. Guma. Naho ubundi rero muzehe. Uretse n'ibyo twavugaga burangiza amahirwe uza kuraba hagumusanga nkirahangaha. Nari nkukeneye nanjye hari ibintu numvaga twaganiraho. Ko kangira inama. Kibazo. Buriya ureba Haguma aheruka mu rugo ni mu kwa 4 k'umwaka ushize. Rero ndangije ndavuga ni rero hari iyo nkureba ko urabona igihe nkuzi. Mufata nka papa wa Haguma. Ni nako bimeze. Uri inshuti wamugira inama. Ubwo urumva mfite ikibazo ntaheruka mu rugo, simubona mu rugo. Abana baramukeneye mu rugo kandi nanjye ubwanjye ndamukeneye. Rero ntahaheruka niba ari akazi, niba wamwegera ukamuganiriza ukamugira inama, mbese nanjye sinzi icyo gukora ubu byaranyobeye. Ariko nari navuze nti ngize amahirwe tukabonana buriya niyo utazana ari kugushaka, nari navuze ni nakwegera nkakuganiriza nkakubwira ikibazo mfite ukaba wadufasha. Tekereza ko naraye nshatse ko tubiganiraho, anyima umwanya, anyuka inabi, ageze hari kubita aragenda rwose ansiga mu rugo. Ndavuga ningiye kugenda, ariko nyuma ndatekereza ndavuga nese nimpaguruka nkagenda nawe yikubisa agiye, ndavuga reka ndindire ahindukire ubaraza yinjira hano nanjye nsohoka ngenda. Nanze gusiga urugo ko yarasohotse agiye. Ubwo ni nayo mahirwe ngize yo kubonana nawe. Ntusenye kubera ngiye uko mbona bishobora kuba biterwa n'akazi. Bose n'umuntu ufite akazi kenshi mbona adatuza, ariko icyo ngiye gukora ngiye kumwegera mubaze uko bimeze, mugire inama niba hari ikibazo kirimo tumenye ibyo ari byo. Ariko iyo mbona nta bintu byo kubanga numva byaba birimo, kuko ibyo ari byose ntabwo yakwanga n'abana be. Ako se muzehe ko akazi kabaho ngo n'ubundi gafasha umuntu gukomeza kubaho kandi abaho neza. Ako kazi abana batazamushaka ngo bamubone, ngo bumve n'icyuya cyase byibura cyonyine. Nanjye simushake ngo mubone. Uretse kuganira nawe akambwira ngo guhembwa imodoka, ngo nakuguriye imodoka, ngo inzu, ibyo nibyo naje nje gushaka koko. Ibyo bintu byahabana igitsure. Kwa abana nabo bakeneye icyuya cyase, bakeneye igitsure cyase. Ndabikurikirana, ndakoresha ko nje bikurikirane, gusa nawe ntuburakare cyangwa utekereze ibindi bintu tutaramenya gahunda yari. Ariko icyo nzi cyo ntagampisha ni nk'umwana wanjye nkuko wabivuze. Ndabikurikirana ikibazo turamenya icyari. Ibaze ko n'umunsi umwe nafashe ngo nze kumureba. Tube twanahura tubiganireho. Atigeze byibuza mpagaciro ngo hagaciro uwo mwanya nafashe n'uwo munsi nafashe wo kumureba. Umeze neza? Umeze neza muturuzi neza. Turaturanye. Sana kuri kw'Imana aciye igihe kinini cyane. Kwebwanyu bigeze burabura igihe gitoya ntabwo ari kinini. Sha uzaniye inkuru ishyushye. Ubukwe bwawe bukivamo ubwanjye bitabujyaho. Akira. Mbega ngo nshimishije we, sana kuri kw'Imana iracibishije. Ngama story neza rero. Hari itwa Kevin. Uno mutipe ni Bogart. Umukobwa wa mwana yafite ikibazo. Umutipe muremure ufite igikara cyiza, ufite igice. Rero ko nayigenje naravuze nzaguma ndisimburiye we ntago yatuma ngumye. Ubu wemeye agakiza ibintu by'iki Wako gukunda naho bihuriye n'agakiza ndacyara umuntu kwe ndacyasenga. Just impamvu mbivuze bitewe wenda
n'ukuntu wakuze mani mbona ucecetse utuje utavuga uri umwana mwiza biranambwe ko nakumva nyine umbwiye ko ufite umukunzi watekerezaga noneho ko nzajya pomatse shamuka kumado biri serious nicara mu bese uriya mugenzi wanjye uriya mushiti wanjye nkunda ni gute azabaho nta mukunzi uziko hari igihe twigeze kandi kumwe n'umushiti wanjye ndaje nshaka ndabimuganiza nje namubwira umunsi umwe ngo tuzashaka umutipe mwiza nyine tugende tumumuteze basa muteretse turebe none no kuri Imana ndishimye ndamwiboneye rero nari ndizeye muzo pasi shamu kuri ndishimye amakuru ya Jefferson shamu kuri Jefferson ni meza shiranje ameze neza isikanzu aranje bita mu cyangwa zaguherekeze tujye ku riko mubwiza ukuri ibyikanzu byo no bivuga ejo bundi nibwo twajyanye umva nabonye ikanzu sheri n'inyambara ese kutambwiye ngo tujyane na Nurisi reka nkubwire wahisemo abandi bakwambarira oya deni njye narebye iyanjye ntabwo ndareba iz'abandi uzibeshye oya ntabwo nanjye mu bukwe bwanjye uzaba amarenga so kuri Imana njyewe yego manyanjye ahubwo se mwari mwakora akantu ka sexy ngomba niba hari ikintu kiryoha mu buzima kuba uri kumwe na sheri wawe mu gitanda muri gukora sexy iraryoha sheri wanjye umugani wawe ukuntu wahereye kera ujya muri aba bahungu bamaze kwangiza mu mutwe shatse kuvuga se ko utazamuhuza uzamwema ndamuhana umugabo wanjye ahubwo reka nanakubwira mbanze nanakurabura ikintu kibaho cyiza ikintu kibaho cyiza ni sexy buriya njye nanakundanye n'umugabo gutya nakundana n'umutipe atabasha gukora sexy sheri reka mubwire ntabwo namarana nawe igihe kuko ngiye mu rukundo rwanjye sexy niyo umva niyo nyine mfiringa na sheri wanjye mu buzima asiyubaye bino biganiro bizi ko ntabikunda urabizi ko ntagenda ndyamaguzwa n'abasore bose banterese so byibagirwe n'icyo kiganiro tukiveho rwose mbabarira ahubwo reka mubwise ukuri twakivaho twagira gute ariko ako kantu gatekereze neza nujya guhura na sheri wawe uzagatekereza ibyo tubive ahubwo kora hano mubwire inkuru ejo bundi mperutse guhura na Rukundo kagira inkuru rero n'ukuntu bakundi yiyemera kuramwibuka ubanza na turiya tumodoka twose ajyaga agendamo tutandukanye ejo bundi namubonye yicaye ku igare reka mubwise ukuri njyewe niba hari ikintu namaze kubona cyo uriya muhungu ariyemera kandi kwiyemera kwe sha iwabo urahazi ubundi buriya iwabo uzi ukuntu hameze nureba za nzu za kera zimwe bitaga ibigonyi nabe nazo wajyaga mu nzu ukaryama ni habi ariko ubu ngubu iyo babamo harava ugasanga inzu yuzuye no kuryama kuri matera biba bimeze wari inzu ugera kuri matera yo kwa Rukundo iwabo wagezeyo Mr. Guma